Yes, neza cyane Posingaza ladies and gentlemen, twacyari mu kiganiro The Beef for the Live, twacyari professor. Hanyuma nkuko nari maze kubana bikubwira, turi kumwe na Foxy Maka. Indirimbo yenze cyane yafatanyije na Danny Beat ati wapi. Hanyuma right now reka numbanze numve ko ari kunyumva neza, then tugende dusunika amasore ryatandukanye anaitwa Foxy. Foxy wari kutwumva neza papa? Ndakumva neza John, ndakumva neza. Oh yeah, asante sana. Ngufite cyana? Wapi? Ufite mula? Wapi? Ufite kebo? Wapi? Ufite kibazo? Wapi? Habe na kimwe. Abi. Welcome mu kiganiro The Big Friday Live papa. Urakoze cyane bro, urakoze cyane, much respect. Yeah, but appreciate papa. Anaitwa Foxy Maka. Benshi bari bafite amatsiko yo kumva uwo mudive Foxy Makare n'ibindi nk'ibyo. Anyway, Foxy, ndagira ngo kwanza ubanze dushyiremo akantu gato kugira ngo umuntu yumve ko umuntu turi kumwe niba ari Foxy Maka wanyawe. Yeah, nabishimangiye byujuje mu makaye mu mazini nyituma amagare Fox Makademi again and again ndashimira gang nibagiwe gufapitsi adversaire mbango vanga intekerezo nkibaduka igika nkabihuza bikabyara inganzo nk'iyi nkamurika abandi banje bakomeza kuyisunika bikabubusa kuko burya beza kevogi amasimbaga ahanze de kama yo cyane batugana barahoze baturwanya twarabahumuye tugana want to feed for free tukabura abafana injishi mwisozi maginga yasiko bikiriye kubwiyo mpamvu respect the OG yarawaye boy Fox Makare aka Maka Fox Maka rap Maka movie nyini mistake aka Maka Fox Maka movie. Maka movie. Oh my goodness. Umunsi bitaramo bizongera kugaruka ndakeke kwihuye stage zaturi ku muriro watanga. Mana yisi nijoro. By the way, before you tuganira hari umwe mu batipe muhorana cyangwa se mubana umunsi ku munsi anaitwa Mistake. Haraka message ambwiye ati yigeze kunyohereza ukanavuga ati nguyu mutipe professor niwo muhanzi w'umuraperi mu Rwanda namba 1 ufite hip hop cyangwa ufite rap yihariye. So mitambifata mu ishusho yuko wenda kuko ari we mukunda kubana umunsi ku munsi arakuzi wenda kuruta uko abandi bari hanze bakuzi yeah. Hanyuma ubwo buhanga bakubonamo cyangwa se ubwo bushobozi bakubonamo ubona koko ari byo koko urabufite cyangwa se nizanjuga z'abantu b'iyi minsi? Yeah man, ikintu gihari abantu bazabibonera wenda abantu bagiye kubibona kuko nibwo nyiza ntago nakaza neza ariko ubu nibwo bagiye kumenya Makare, nibwo bagiye kumenya Fox ni muntu ki. Ntabwo nakwizeza ibintu uzabona ikintu cyaba cyiza nuko byazivugira kuko ndakeka ngiye kubaha ibintu byiza kandi ndabifite byinshi. Neza cyane. Anyway, buri reka tubyitege turebe se ubwo bushobozi bavuga. Anyway, hanyuma uyu munsi harimo mu ndirimbo yari maze iminsi iri kubica bigace kano hanze still n'uyu munsi cyabezega cyane ku ma radio station agiye atandukanye akomeye cyane hano mu gihugu cyacu. Ni indirimbo wapi wafatanyije na Danny Beat. Kwanza iyi vibe yaje gute dore ko ari vibe numva nyine sound nyine ni vibe kwa wahuze gute na Danny Beat muri rusange mukurana ino ndirimbo wapi? Kuno byagenze hari umutipe bita Nilan muramuzi sasa myself sinzi momozi yantare bro uramwiga rero so ni umuproducer twariganye kuva man umuntu duhorana mu buzima bwa buri munsi n'uriya Mistake tubana turi abantu batatu duhorana gutya kabisa. Hanyuma uramutipe Nilan yantare ni producer so rero dukora vibe sometime ariko kugira duhuze kuri ya ndirimbo yankoreye beat arayinyohereza byari muri corona aranje ange ati yandikire kabisa nanjye naragenda atekereza numva wapi niko yaje. Hanyuma rero Danny Beat yaje kuyumva dusanze turi kuri recordinga hanyuma arayikunda cyane
yifuza ko twayikora narambikaho amaboko ye niko ukuntu abantu baje kuyumva kabisa. Oh yeah, byiza cyane. Indirimbo nanjye ubwanjye nakunze ariko icyari appreciate va icyari kiri hano hanze birategereje video barayibura byagenze gute? Video iki nababwira ki ntabwo hari bushire batarayibona. Wow, 2 weeks ya. Yeah. Oh yeah. Ko bisa nkaho byari byaratinzeho. Mboneraho no kukubwira ko ngiye indi video ya wapi zasohoka nite mbahana ikindi kintu gishyashya cy'abantu. Oh yeah. None utangira uze wese. Nze wese mu mbone. Oh yeah, byiza cyane. Hajya ngo nari nkubaje ati kuki bisa nkaho video yari yaratinzeho gato ni cyo kibazo cyari cyarabayeho. Haje n'ikibazo cy'amashuri nari ndi ku ishuri. Okay. Corona no byari ikibazo ntago byari guhabwa gahushya ntago batwemeraga ko gusohoka. So rero nicyo kintu cyabaye gisa nk'igitindaho gusa muri iyi minsi hari ukuntu byose moto school ndaza shooting video iri gukorwa rero iraboneka mu minsi mike kabisa. Nuwangu inzitizi yari yabaye ishuri ya. Yeah man. Okay, neza cyane. Amakuru mfite nuko Fox Makara afite projet nyinshi. Wenda reka twitege izo zindi zizasohoka uko zizaba zimeze. Hanyuma Fox mu baraperi dore ko wenda ubwo bari bugiye kuba watwigaragariza mu baraperi bari hano hanze bari kugenda bashininga ninde muraperi uri kubona ukabona ko ahagaze neza ku buryo uvuga uti mwitegure collabo yanjye n'uyu muraperi? Already iranahari ni collabo yanjye na Kevin. Kevin umuraperi meze neza kandi yandika neza. Yeah man. Itegura nindi undi nakubwira ni Beachway. Oh yeah. Nawe dufitanye track. Kabisa murayumva na iri muzomba bite muri iyi minsi ngomba kuzabaha. Wow. Abo babiri kabisa. Undi muhanzi mfana cyane na Nemera bamwita Ruzima nawe dufite indirimbo muzayumva. Oh yeah, byiza cyane kabisa. Wow. Nayo muzayumva kabisa nayo dufitanye bang. Ndumva bizaba bitoroshye by the way. No. Yeah. Anyway, hanyuma tugana ku musozo wa kino kiganiro tugiranye wari bwagera Huye? We has narahageze. Ni bihe bice wabuze? Na hariya zatumba aho bita Itumba. Oh yeah, Itumba hariya nari maske family narahazaga inshuro nyinshi cyane. Wow. Ndumva none umunsi waje Huye uzaza wisanga. Nzaza nisanga of course kabisa. Ubu ngubu Tumba niyo kariti isigaye ishyushye imeze nka Nyamirambo Kigali iyo ngiyo. N'amasstudio atunganya imiziki niho yibera byose urumva ko amaze gushyuha cyane. Anyway, hanyuma dusoza sinzi ko ari icyo ufite abakunzi bawe message yihariye ubitegura n'ibindi nk'ibyo. Ikintu nabasaba nimba bari abantu bose bari kunyumva Instagram nitwa Fox Makare. Mugihe umuntu ukande follow urabunshyigikiye cyane kabisa. Umusanzu wawe Imana yaguhaye umugisha kabisa. Ikindi narenzaho nuko mbafitiye ibintu byinshi. Ntago akakanya nakubera nka babandi baza bakahita bagenda nzaze ndibahenda bifite byinshi bimeze neza kabisa. Abantu bose bari kunyumva ikintu nabasezeranye nuko ntago nzigera mbaha n'akanya na gato ko gutuza. Ni back to back. Yeah man, asante sana Fox Makare kuri time yawe. Rakoze cyane bro. Oh yeah, reka twongere twivibingire na wapi. Rakoze cyane. Blessings. Ufite kebo wapi, ufite money wapi, ufite icyana wapi, habe na kimwe wapi, ufite icyuma wapi, ufite icyurya wapi, ufite ikibazo wapi, wagize ubwoba wapi.